umugisha. Nitwa Kagabo Steven nkuko musanzwe mubizi abasanga gukurikira YouTube channel yacu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ridatinda riri muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa kabiri. Kadusome twumve. Mwatoranijwe nk'uko Imana Data twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigure muri mwebwe. Amen. Iri ni ijambo ryiza nifuje ko dusangira, rivuze ngo mwaratoranijwe. Buri wese dukurikira mwaratoranijwe, ariko gutoranwa kwanyu mutoranwa kugira ngo mukore ibyo mwahamagariwe, icyo Kristo yifuza yuko mugomba gukora. Niyo mpamvu rero nifuje ko mbasangiza rino jambo kugira ngo mbibutse ko mwatoranijwe, then mukorere Imana kurushaho, mukorere Imana n'imbaraga zanyu zose, mukorere Imana n'umuhati wanyu wose. Mwe gukorera ijambo ry'Imana bango Imana yacu ntabwo inagurizwa izuba, nutayikorera abandi bazayikorera, ariko nta mpamvu yuko izana abandi kandi warahamagawe. Kuba warahamagawe n'iby'agaciro, waratoranijwe. Ndabinyize bene data bavandimwe, mureke dukore uyu murimo nk'uko twawutoranijwe kuwukora, tuwukora n'imbaraga zacu zose, kandi kirenze kuri ibyo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen.